jewe ntabwo nta buzima bwose mfite ku buryo simfite aho ndi inzira irakongwa hejuru imvura iragwa nkagira nti ntago ndi buramuke imvura iragwa yagwa nkagira nti intona irangwa hejuru hitwa u Rwanda ndawuzi yitwa nde yitwa Raporo irinde ntaryo nzirinde madamu urasanga umugabo wawe mu kabari ukamwandagaza ushinzwe iki ushingiye kuki warasezeranye umugabo wanjye zero size ngizi pati ya pombe mazi yoti turi kumwe iki pati ya pombe mazi yoti turi kumwe ngewe nashize irungu Emmanuel umugore arahindukira ahindukiye abona ninjye kizigenza aka muhata urukundo James shize irungu Emmanuel nzara umuhata paka umugore we ahafi ni muhe mukagera Nyabarongo nabyo byashoboka Mukanisubiza Joseline nubwo atasi nta makuru nari mfite umurwa mukuru w'u Rwanda urawuzi umurwa icyo numva ni uko hano bajya bavuga ngo bahashora inka mu Karubondo umurwa mukuru w'u Rwanda ushatse kumbwira ko ari iki reka nawe buriya niyo umuntu wakoraga kuri flash umuntu arimbanye na makoni kosha ngo umukobwa n'agacaga Maria Rosa sita